se abantu bavuga nabi umuziki gaturika bari kuvuga ngo umuziki gaturika wasigaye inyuma. Aya nini bakitwaza bati abakatolike ntibarasirimuka mu bijyanye no gukora umuziki. Sibyo? Bakavuga bati abakatolike ntibazi kuririmba, baririmba injyana imwe ati kandi injyana imwe ntago izakundwa hano hanze niba nayishyira hanze. Inagiye nkora ibiganiro byinshi n'abantu nk'abo ngabo. Ubona iki ni ubuhe butumwa bampera aba bantu kugira ngo bumve ko Catholic nayo ishoboye kuri music. Ariko harabe n'abavuga bati ariko Catholic ntago nibaza impamvu ubu ufite mu mutwe hatekereza, sibyo? Nawe ushobora gutekereza igihangano ukacyandika ukakijyana no ku isoko kigakorwa. Mwe kugasanga umubare wiganje nabaza gusubiramo indirimbo zanditswe n'abandi. Aho benshi bakavuga bati abakatolika bashobora kuba nta muhamagaro w'inganzo kubijyanye no kuvuga no gutanga ubutumwa mu ndirimbo bafite. Aho baragusenga ni byiza. Gusenga bituma ukora ikintu ufite icyizere. Yego. Nta gushidikanya. Nyagasani yaradufashije urugendo rwacu ko twaruteguye rurangira neza. Yego. Kugeza kwizi saha nta mbogamizi nimwe dufite kuri kira gikorwa twakoze. Indirimbo 6 nta matike twabuze, nta mibero twabuze, rwose byagenze neza. Muri twe twaje kuririmba n'abandi basigaye twashyize hamwe kandi ubundi ni nayo ntego yacu. Yego. Buriya muri korali tuba turabavandimwe. Nanone. Apari yuko dukora gisirikare. Yego. Niba utitabira repetition kugutunga urutoki ni ibintu byoroshye kuri njyewe. Mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza. Nanone nongere mbahe ikaze mu biganiro bya Emi Pro Media tubagezaho umunsi ku munsi. Nge nitwa Iradukunda Keve Junior, ninge tubana umunsi ku munsi mu biganiro tubategurira. Ni ibiganiro biba birimo inyigisho, birimo guhugura, ahanini no kwigisha, ahanini harimo no gucyaha rimwe na rimwe kubera ko biba bikenewe mu buzima kugira ngo tubashe kurushaho kubaho neza mu buzima bwiza twifuza. Uyu munsi sindi ngenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, akaba ari we twagira amahirwe yo kuza kuganira. Tugiye kuganira byinshi mukaza kumva ibyo abafitiyeho. Arakuze, afite byinshi agiye kutuganiriza kandi bishobora kuza kugirira inyungu buri muntu wese udukurikiye. Reka tuguhe ikaze kuri Emi Pro Media. Murakoze. Murakoze kumpa karibu kwa Emi Pro. Nageze. Yego. Kandi nishimiye ko mumpaye karibu. Amazina yawe kugira ngo abadukurikiye bamenye umuntu turi kumwe by'umwihariko. Yego. Amazina yanjye nitwa Faustin Mbarushimana. Niyo mazina yanjye. Ubusanzwe ndi umuyobozi wa korali Rubomberje. Yego. Nkaba naturutse Irambura. Kuri paruwasi ya Rambura niyo kavukire kanjye. Na korali Rubomberje ntibarizwa niho ikorera ibikorwa bya buri munsi by'ubutumwa bunyuze mu ndirimbo. Yego. Kugira ngo by'umwihariko abantu badukurikiye baze kumva neza uburemere bw'urugendo wakoze kugira ngo uri ahangaho uyu munsi. Iherereye mu kahe karere? No kuvuga ngo paruwasi ya Rambura iri mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba. Na ahantu uva hano Kigali ukakata Musanze, ukagera Musanze ukagenda Mukamira, ukerekeza umuhanda ujya Kabaya. Mu gice cya kabiri cya Kabaya na Mukamira niho paruwasi ya Rambura iri, niho twaje duturutse kugira ngo ego naho ngaho. Kwara urugendo runini. Uri ugereranyije harimo nk'amasaha angahe? Mbo byibura amasaha makeya kugera hano ni amasaha ane. Bisaba kubitegura. Amasaha ane yicaye mu modoka. Murumva ko ni ikintu gikomeye cyane. Turibuze kugaruka muri gahunda bari bajemo, yari ari kumwe na korali nubwo mutabona byose twicaranye hano, ariko ni muri ya gahunda n'ubundi ya services ngiye kubabwira uyu munsi wa none tubafitiye. Ariko muze kunyemera nze guhera ku mukire wacu. Ni company nziza cyane yitwa Sator Rwanda Limited, ikubwira ngo governing your safety. Aba gufitiye rero services zitandukanye zirimo speed governor, GPS tracking and system, harimo icyo bita fit and fuel management system, hakabamo icyo bita fire extinguisher. Ubundi basange rero kuri nimero 0711381555 cyangwa se basange mu nyubako ya Man Plaza hariya Nyabugogo. Bakora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu, aho bava saa 2 kuwa mbere bakora kuva saa 2 kugera ku isaha y'isa 11, no kuwa gatandatu bagakora kuva saa 2 kugera ku isaha y'isa 8 z'umugoroba. Baganiro bagoye service wifuza igufasha kugira ngo ikinyabiziga cyawe kirusheho kuba cyizewe kandi gifite umutekano, kikurinda impanuka n'ibindi bitandukanye. Saba gusa kuko turi kumwe na Emi Pro Media by'umwihariko, aho tubafite services zitandukanye zirimo nk'ikitwa photography and videography,
hakabamo icyitwa video editing and production, live streaming, event and programs, hakabamo icyo bita audio production and mastering, hakabamo icyitwa computer repair and maintenance, advertisement and marketing company, hakabamo n'icyo bita media campaign. Duhamagaye kuri 0783335558 cyangwa se twandikiye kuri emiprouniverse@gmail.com cyangwa se dusange mu Busanza, Kigali, Rwanda. Aho hose ushobora kutubona rero tukaguha services zitandukanye. Ari nayo mpamvu uyu munsi nicaranye n'umutumirwa ukomeye cyane waturutse hirya kure cyane. Ni amasaha nakora kugira ngo ave Nyabihu yerekeza hano i Kigali, aje kureba Emipro Media kubw'icyizere bamugiriye mu bijyanye na audio production and video production. Ndatekereza na video nayirimo, bivuze ngo byanga bikunda tuzahaza mu minsi iri imbere. Ni vuba cyane, ntago bisaba iminsi cyangwa ni vuba cyane ko niba ari igikorwa twatangiye tugomba kugira aho tukigeza, tukavuga ngo iki kirarangiye tugafata ikindi. Iyo gahunda yego ngira ngo tuzabasura, kandi nituhaza tuzaza twitwaje na kamera tuganire n'abaturage bahariya, tubashe no kumenya uko mubanye n'abaturage bahariya, kuko korali buri bikora ubutumwa bukomeye cyane bikora ubutumwa bukomeye umuturage wese abakwiye kumenya. Ngira ngo uri umubyeyi. Yego ndi umubyeyi, mfite abana, cyokora nta mama wabaheretse kwitaba Imana ku munsi kuri Noheli yashize. Mama wawe yitabye Imana, yararwariye CHK amaze nk'igihe cy'umwaka wose arwaye, ubwo Nyagasani aramuhamagara, turamurekura aragenda, kandi agenda neza, turamuherekeza, tumuherekeza neza, tubishimira n'Imana. Ubwo igihe cye cyari kigeze, kandi nk'abakristo tubayeho ko ubuzima bwacu butagomba kurangirira ku isi, harandi bugomba kuzagera, kandi aho ngaho buri wese agomba kujyayo. Ntabwo byaduciye intege cyangwa bitubuze ubuzima busanzwe, kuko ndibuka icyo gihe anitaba Imana nari mu misa, twaririmbye misa yo kuri Noheli, noneho basaza be barampamagaye, twatangiye indirimbo yo kwinjira, bonye bampamagaye cyane. Icyo gihe nahise mfata call zitandukanye kuri telefone. Umwana we wanjye w'imfura twari turi kumwe abampaye telefone, yayimpaye mpita mbitekereza birabaye. Noneho bampaye message bati yitabye Imana. Ndavuga nti ubwo ndi mu kiliziya, nkaba naje mu misa buriya tuyifata nk'isengesho rikuru mu buzima bwacu bwa kiliziya. Misa niryo sengesho rikuru, ndavuga reka musabire mw'iyi misa ndimo mutura Imana agende neza. Turahamya neza ko rero Imana yamwakiriye. Yego pole sana pe. Nta kibazo, kandi Imana imuhira uko ridashira. Nk'abizera dukwiye kwizera ko hari ubundi buzima nyuma y'ubu. Ndaza kuza kugira ngo tubanze wenda tuganire kuri korali by'umwihariko. Ni korali uyoboye, ni korali yavutse wenda nk'amateka makeya, overview twaha abantu kugira ngo basobanukirwe korali. Yego rwose, no kuvuga ngo korali Rubomberje uyu munsi navuga ko ari korali igerageza muri paruwasi ya Rambura. Kugerageza mvuga ni ukuririmba neza, noneho uko kuririmba neza abakristo bagakuramo ubutumwa. Ni nayo ntego dufite. Ariko ngiye mu mateka ya korali, no kuvuga ngo korali Rubomberje yavutse muri 2011. Kubunani. Yego. Yavatse kubunani. Nuvuga ngo byatangiye ari intekerezo z'abantu, cyane cyane biganjemo abakozi n'abikorera. Wenda icyo gihe habayemo n'ikibazo, kuko babanje bava ngo ni korali ngo yabajijutse. Yego. Abandi bakibaza twebwe turinjije. Ariko ikimara kuvuka, ubwo ku bufatanye n'abapadiri bari bayoboye kiliziya icyo gihe, ndetse n'inzego zari zihagarariye komite y'abakozi n'abikorera kuri paruwasi, baravuga bati dufite amakorali menshi hano, dufite ubuzima buragenda kuri paruwasi, ariko hari ikiburamo. Nibwo bavuze bati reka abakozi n'abikorera bagire korali. Ubwo batanga itangazo mu kiliziya, itangazo padiri araritambutsa, arashishikariza. Ubwo ku cyumweru cyakurikiyeho
cyo kubunana niho navuga ngo niho abantu ba mbere bateranye. Yego. Bakimara guterana ngo urumva urabizi mu Kinyarwanda bavuga ngo hamagarwa benshi bakumva bene. Yego, birumvikana. Icyo gihe rero hari abitabiriye ku nshuro ya mbere bababwira igitekerezo baracyakira bacyakira neza. Yego. Uwo munsi rero tuvuga ko ariho korali yavutse, bahise bavuga bati korali iratangiye. Ubwo twari dufite umwarimu umwe nawe wanagize n'uruhare mu ivuka ryayo. Yego. Witwa Felicien Nabuzinturo. Yafatanyije na directrice Letitia Uwamahirwe. Yego. Baravuga bati ubwo ni nabo babaye abayobozi bayo. Noneho korali icyo gihe ntabwo ari yakitwa Rubomberije. Uwo munsi ntabwo yahise ifata izina rya Rubomberije. Yego. Ubwo babayeho yitwa korali y'abakozi, abandi bati ni korali y'abazijutse. Buri wese ayitize. Ariko muri aya abiri, korali y'abakozi n'abikorera, korali y'abajijutse. Yego. Ubwo icyumweru cya mbere kirahita, icya kabiri kirahita, icya gatatu kirahita. None ukabona hari abantu bari kuyibona bashaka kuyijyamo, ariko rya zina rikaba rimita. Yego. Ntibisanzure. Yego. Bisanzure. Ubwo nubwo abayobozi ba korali bafashe icyemezo batereka dushake izina rikuraho iyo confusion cyangwa se uko rwikeka rwo kuvuga ngo njye ntago nagiyeho, sindi umukozi, sinikorera, nta mafaranga ninjiza wota. Ariko abantu icyo gihe baricaye batereka tuyita izina. Yego. Ubwo batekereza amazina atandukanye, hari abatekereje Etoile du Matin, hari abatekereje amazina menshi. Ariko abayobozi ba korali b'icyo gihe bafatanyije n'abaririmbyi bahitamo korali Rubomberije. Yego. Nta izina ryavutse. Ubwo yita yitwa korali Rubomberije, kandi ni izina umushumba mwiza. Twese turi intama z'Imana. Yezu niwe mushumba wacu. Izina naho ryavuye, kandi yego, riradufasha mu buzima bwa buri munsi. Urakoze cyane. Yego. Ni korali watangiye gufata inshingano zo kuyimenya umunsi ku munsi. Izi nshingano wazifashe igihe ki? Wenda no kuvuga ngo korali icyo gihe gitangira nayitangiyemo. Yego. Gitangiramo ndi umuririmbyi usanzwe, kuko icyo gihe naririmbaga muri base. Noneho haza kubaho ko base igira abantu benshi cyangwa se abaririmbyi benshi, ariko tenor habamo ikibazo. Tenor ibaye ikibazo, nibwo abari basigaye ari nka babiri cyangwa batatu. Nanjye ubwo mba mvuye muri base njya muri ki muri tenor. Mu buryo kubafasha. Yego. Nuko ubwo mw'iryo shingwa ryayo nabaye umuyobozi wa tenoro. Nyuma yaho muri mbere ya covid ho gatoya, yego, niho nari vice perezida. Noneho perezida yitwaga Rwigamba Evariste. Yego. Abagiye hanze. Agiye hanze mu buzima. Iyo umuntu yari perezida akaba agiye, vice perezida ahita agira ute? Afata inshingano. Yego. Ubwo inshingano ndazifata noneho ndayobora ndi vice perezida. Kuko icyo gihe manda yacu yaburaga nk'iminsi mikeya ngo isoze. Yego. Noneho ndavuga ngo reka dukore uko turi, kuko komite yari yuze. Ubundi tugira komite nyobozi ya korali, tukagira hari n'andi makomisiyo tugira adufasha muri korali. Tugira komisiyo y'ubukungu, komisiyo ya liturgia, komisiyo y'imibanire ariyo sociale. Yego. Noneho ayo makomisiyo tugira na komisiyo ya discipline. Ayo makomisiyo rero tuti ibyo byose ubwo yuzuye na komite kuba perezida agiye, kandi dusigaje iminsi mike reka tusoze iyi manda, noneho tubone kujya gushaka ubuyobozi noneho busimbura perezida wari ugiye. Ubwo nibwo tukimara gusoza iyi manda habaho amatora mashya muri korali. Yego. Ubwo ni nko muri 2020 gutyo na rimwe. Yego. Noneho ubwo mu matorero muri korali no kwisanzura. Urumva buri wese aba yisanzuye, nta kubyigana, nta kuvuga ngo ni njyewe cyangwa ntabayewe ntago rirema. Yego. Oya. Gusa buriya imirimo dukora muri korali abantu batwitegereza. Yego. Uyu aritabira, uyu arashoboye, uyu yagize gute. Ubwo rero niho habayeho kwiyamamaza. Baranyamamaje nka perezida.
urumva nari nsanzwe ndi visi perezida, yego, perezida aragiye baranyamamaje umwanya wa perezida, hari n'abandi bamamaje, ubwo birangira ntowe icyo gihe muri 2010 purito muri 2020, yego mba ndatowe, maze gutorwa ubwongera n'abandi batorwa uwo munsi, yego. manda muri korali manda ni imyaka 4 uyobora korali ni myinshi. ubwo urumva kuva muri 2020 mfashe indi manda, yego, fata imyaka 2024, yego, ubwo manda yacu birasoje, yego, icyo gihe 2024 haba handi matora, yego, habaye handi matora nanone barongera barantora, ubu ndi muri manda ya kabiri, kandi ibanga kandi urukumva manda ya kabiri burya irangiye umuntu intege waziri kuba nkeya ku buryo avuga ati narakoze cyangwa se naragerageje, reka mpe n'abandi. ubu byanga bikunda ari uri gutoza, ubu hari umuntu rwose niba bandi kurangaguza ntiyegera hafi isaha n'isaha no uzasigara kuri izi nshingano. Yego, mbere ko njya kunamuyoboye wenda tuza no kujya ku kijyanye n'ivugabutumwa cyane ko aricyo tuba tureba ku bakristo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ni korali uyu munsi wa none nacishemo amaso ndabona harimo urubyiruko, hakabamo ababyeyi ndetse n'abandi bakira abana, bakira abangavu bazamuka. Iyo muri kwakira abantu ni mwakira buri muntu wese uzubagana wifuza kujoininga korali? Murakoze. No vango muri korali dufite ingeri zitandukanye. Dufite abakecuru, dufite abasaza, dufite abagabo b'ibikwerere, tukagira abamama rwose, tukagira n'inkumi zimaze guca akenge, n'abasore bamaze guca akenge, tukagira noneho n'abana. Buriya nubwo watubonye urumva twe tuje gukora rekodi, ntago abenshi barasigaye ko uvuga ngo uyu munsi abaririmbyi dufite uyu munsi tuvugana, abaririmbyi dufite ni 61 bari active, bakora buri munsi, bakora ibikorwa bya korali buri munsi, kuko tuba twaje gukora indirimbo cyangwa se ngo tujye mu butumwa bunaka, cyangwa se dukeneye umusanzu uyu n'uyu. 61 bose barahari uyu munsi, barahari. Tukagira wenda n'abandi baba bagiye mu mashuri, akazi, kavuga ati nzaboneka mu biruhuko, cyangwa se bese umubare byibura 80 ubushitsi iyo twese duhari. Ariko uyu munsi abari abo kwa kundi tuvuga ngo iki kirihutirwa runaka ari bugikoreho, ni abantu 61 dufite uyu munsi. Yego, muri za ngero zitandukanye z'abaririmbyi, ingeri zose zirahari. Dufite n'abana bakiri bato bagikambakamba, kandi buriya bigitangira ko aragitangira twa dufite icyiciro cy'abakuzi, ariko turavuga ngo ese nitumara gusaza tuzasigarirwaho nande? Ni bande tubona korali ishobora kuzarembera umunsi umwe? Turabazitereka byibura dushake n'urubyiruko turutoze, rubumve inshingano za korali, bumve kuririmba icyo bimaze, bumve ko ari ubuzima, ko ari kubaka ubuzima busanzwe cyangwa se bwa Kristo, kwiyubaka mu kuri roho. Ngo twahise tuvuga ngo reka dushyiremo n'urubyiruko, tugira amega turarubona n'abana, dufite n'abana batamba, izo ngeri zose zirimo. Rero iyo twakira umuririmbyi yaje ari musha, agomba kuba ari umukristo gatolika, kandi ahabwa amasakaramentu nta nzitizi zindi afite. Ikindi tumubaza, tumusaba icyemezo cy'umuryango remezo, kuko buriya muri kiliziya umuryango remezo niryo shingiro rya kiliziya. Kuko abantu buriya muryango remezo, abantu baba baturanye, baziranye, basangira ubuzima, bafashanya mu bibazo, bakabyicarira bigakemuka. Ubwo turabaza si umuntu uje afite umuryango remezo, kandi ni nacyo kitwereka ko ari umukristo. Mbere yuko tumubona aza mu kiliziya bisanzwe cyangwa se niyo yaba turutse ahandi, ariko ikitwemeza byibura ko uwo muntu ari umukristo nuko aduha icyemezo cy'umuryango remezo, turakimutuma akakituzanira, none tukakonfirma ko koko ari umukristo gatolika, tukamwakira. Ibyo ntabwo biba bihagije, tumuha byibura igihe cy'amezi 6. Kuko wenda ashobora kuba yaradukunze, wenda byatuwe twaririmbye neza, ariko yatugeramo akabona ibindi bikorwa dukora cyangwa se ibyo dusabwa kugira ngo korali ubuzima bwawe bugende, ugasanga wenda
ntari mu bushobozi bwayo cyangwa se ntibimushimishije cyane bimufasha. Yego. Ubwo rero icyo gihe cy'amezi 6 abavuga ati koko naraje muri korali, ese ibyo naje gushakamo ndi kubibona, ibyanzanye ndi kubona bishobora guhura n'ibyifuzo byanjye. Ubwo ayo mezi 6 aba ari wowe ubwe uhitamo koko, akavuga ati naraje kandi sinzasubira inyuma. Nubwo inyuma y'amezi 6 turavuga ati ubaye umuririmbyi, waratubonye, ubonye uko tubaho, ubuzima bwacu urabuzi, none nta bigutega. Ubwo tukabona tukamukonfirima, tukamwandika mu makayi, tukamuhamagara igihe twakundi duhamagara bitabiriye igikorwa runaka, ubundi agahita umuririmbyi. Mu mezi 6 ntago abaririmba. Mu mezi 6 aba yitabira repetition. Yego. Cyonyine. Mu rusengero ataririmba. Mu rusengero kuko urumva nk'ubu dufite uniforme 5. Yego. Urumva uwo munsi umwe ntabwo yahita zibona. Kandi twebwe ntabwo turimo tutambaye uniforme. Yego. Ubwo rero we muri kwa guhitamo hari igihe ndavuga ati ndabanza kugura uniforme iyi niyi muri izazindi dufite. Ubwo iyo amaze kubona uniforme ntashobora kuririmba. Mu cyo kora kuvuga ngo umunsi wa mbere yaje arahita aririmba, byo ntabwo bikunda. Ariko amaze muri kwa guhitamo kwe, amaze kuvuga ati nahisemo byarangiye, yamaze ashobora kugura uniforme agatangira akaririmba. Y'amezi 6 muri atarashira muri amezi 6 nta wajya kuririmba utambaye uniforme. Yego, birumvikana. Yego, ariko mwayo mezi 6 yamaze kuzuza ibyangombwa bye bijyanye na uniforme no kubaza indirimbo, banacyo turakireba, ashobora kuririmba. Ese ibi bintu ubona atari nk'imbogamizi zishobora guca benshi intege, avuga amezi 6 mba muri korali, nitabira repetition ntaririmba, sibyo? Buri gihe ngenda nkakora repetition narangiza ngataha, nitabira n'ibindi bikorwa wenda bya korali bitandukanye. Amezi 6 akumva amucinege, kandi wenda hari izindi korali ziri munsi ya 6 wenda zinka 3 cyangwa zirahari ariko buriya iyo umuntu ashaka ikintu nyine aravunika. Nyamava amezi 6 menshi, amezi 6 rwose. Gusa nibyo nakubwiye, we yumva arimo neza. Mu mezi 3 yaba yatangiye kuririmba. Yego. Kuko buriya dufite indirimbo tuba twarize nyinshi, iyo tugiye gutegura indirimbo tuzajyana muri misa runaka. Yego. Agomba kuba byibura aziziho ku kigero cya 70% kugira ngo ajye kuririmba. Ubwo rero ntabwo uwo munsi zose yahita azimenya, kuko turaza tukazirepeta, akazumva, akagera gute. Kuri cyagiye byibura cy'amezi 3 niho ashobora kuba byibura amaze kugera ku rugero rwo kuvuga ngo indirimbo zizi kuri 70%. Ntabwo yaza guhagarara gusa cyangwa kuvuga ngo ndi muri robombe ndi kuririmba misa naririmbye ataririmbye. Naho amezi 3 ashobora kuririmba. Yego. Bikunze. Ubona nta mbogamizi zituma mutinjiza abaririmbyi bashya. Mbo kugeza kwize saha ntacyo byangiza. Ko cya mbere yitabira repetition. Yego. None cya kabiri yamara kubona ubushobozi bwo kugura uniforme agatangira kuririmba. Ntago tumukumira cyane. None rero nabaza asanzwe aririmba ku buryo kwitajyamo bimufasha. Yego. Hari nk'abarubyiruko babonye, hari ababiga ibunaka cyangwa se yarabaye hano yarasanzwe ari umuririmbyi. None yagererambira akavuga ati se ndajya mu iyo korali, we akirambarigiriza. Noneho yaduhitamo akaza ku buryo ntago bitinda, icyo gihe ntago bitinda. Yego. Tujye ku murimo mwahamagariwe ari we wo kuririmba, gutanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Umurimo ubona uko gute mu bijyanye no kuvuga ngo muri misa babapangira, mu bijyanye n'ivugabutumwa, mu bijyanye n'uko abakristo babakira hariya ku mudugudu wanyu cyangwa se kuri paruwasi yanyu mu by'ukuri? Kugeza ku izi saha buriya kuririmba ni umurimo utoroshye. Yego. Icyambere usaba igihe, kuko nk'ubu dukora repetition kwa 6, misa ya mu gitondo irangiye. Iyo misa ya mu gitondo ihumuje ntago bataha, kandi iyo misa dutegetswe nanone kuyiririmba twese. Itangira saa 1, misa kwa 6 saa 1 korali Rubombeje niyiririmba. Kereka iyo habaye izindi, iyo ntari impurirano wenda zabaye wenda twagiye nko mu bindi, ariko icyo gihe nabwo dushaka korali idusigariraho. Ubwo rero urumva kwa 6 turirimba misa ya mu gitondo, noneho twarangiza tukarepeta irangiye. Ku buryo bigusaba kuhaboneka. Yego. Muri bwa buryo kumenya indirimbo ugomba kurepeta. Utari pese ntabwo wamenya indirimbo. Noneho ku cyumweru nanone
nabwo misa ya mbere iyo ihumuje nabwo turarepeta. Kuwa gatandatu dutaha byibura saa 3 ntabwo tuharenza, ariko ku cyumweru ho ntabwo dushobora gutambira saa 6. Kuvuga ngo misa nibirangiye saa 3 gutangira saa 1, akenshi ni saa 3 n'utunota dukeya bitewe n'amatangazo cyangwa n'ibikorwa byabereye mu misa, ariko byibura ntabwo dushobora gutambira n'igihe tugeza saa 7. Abaririmbyi urababona nyabo bitewe cyane baraboneka, bitewe n'urumva niba dufite igikorwa runaka kandi tutari kubonera umwanya, mwicare hamwe dukore ibyacu tubinoze, kuko abura benshi muri twe bamwe n'abanyeshuri abane n'abakozi, ku buryo mu mibyizi ntabwo tubona undi mwanya. Kandi mu cyaro bura ntabwo ari nko mu mujyi, ubona ko mu mujyi ariko abantu bashobora kwiyorganiza hani mugora bakagakora, ariko twe ntabwo bidukundira. Twarabigerageje, niyo bikunze bikorwa mu rwego rw'ijwi, nk'abantu baturanye nk'abangahe bakegerana, noneho bakijyajwe bakarepeta nka soprano na tenor birakunda, n'abandi. Ariko akenshi kurepeta ni kuwa gatandatu no ku cyumweru, noneho ya masaha tukayabyaza umusaruro. Yego. Okay, ndumva noneho ari byiza cyane. Misa muririmba muri misa ebyiri, kuwa gatandatu no ku cyumweru, cyangwa ni imwe mu bamwandikiwe? Buri kuwa gatandatu dufite misa, noneho ku cyumweru kora ko dufite amakorari menshi. Bari muri paruwasi dufite amakorari arenga 30, ariko yose ntabwo aririmba kuri paruwasi, hararirimba mu masantrari. Noneho amakorari aririmba kuri paruwasi iyo bayapanze usanga nibura tugira misa imwe mu kwezi. Ariko ari nyinshi. Ni nyinshi cyane. Usibye no ko ari nyinshi, paruwasi yarambura nayo ubwayo ni nini, uko ifite amasantrari 8. Noneho byakubitiramo no kuba hari amasantarara uyu munsi adakora afunze bitewe na bya bibazo bya covid n'iki, cyangwa se no gufunga insengero bati bakageraho ibyo basaba, ugasanga akora no santarare runaka ntabwo ibyujuje zikaba zifunze. Ubwo rero muri bwa buryo kugira ngo babandi batahera iyo ngiyo, byabaye ngombwa ko bati noneho santarare zanyu ntizikora, mujye mujya kuririmba wenda kuri santarare runaka cyangwa se muze kuri paruwasi. Ariko hari n'andi makorari yo mu masantarari nayo asanzwe avuga ati tugomba dushaka kuririmba kuri paruwasi, tukareba nimba ubwo bushobozi bafite bwo kuza kuririmba kuri paruwasi nabwo bakaza. Ubwo rero ayo makorari yose bakayapanga byibura misi imwe mu kwezi ikaboneka. Kandi byanga bikunda birakunda. Birakunda cyane nta kibazo. Navuga ko ari ibintu byiza, kandi ubutumwa murabutanga neza. Ubutumwa turabutanga, buriya wenda ntago umuntu yimenya. Iyo umuntu agiye kwimenya buriya bwo nabwo aba ari n'ikibazo. Ariko akenshi iyo twaririmbye misa turasohoka, umukristo avuga ati mwadufashije, mwaririmbye misa neza, wenda ubwo kumva ko ngako niba umukristo abikubwiye buriya ntago ibyo byose ntago aba ari ugushimagiza cyangwa se hari icyo cyamufashije. Buriya umuntu uri ku ruhande buriya akubona neza, none niba yanafashe kaza kabikubwira nuko ari cyo yafashijwe cyaturutse ku ndirimbo mwaririmbye cyangwa se ku majwi mwegeranyije, noneho akumva amunyuze umutima. Yego. Murapanze, muravuze muti tugomba gushyira noneho n'indirimbo zacu mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Yego. Igitekerezo cyo kuvuga ngo reka tujye tujye i Kigali, mukora urwo rugendo, muvuge muti tugiye kwa Emmy, igitekerezo cyaturutse? Buriya igitekerezo rero ntakubeshye kimaze igihe kirekire. Buriya korari yacu yanyuzemo abantu benshi. Yanyuzemo abantu benshi miyo myaka, urumva iyo kuva 2011 nta nubwo ari myinshi, ahubwo bitewe nuko ari korari inyuramo abakozi, abantu yanyuzemo abantu benshi. Ndibuka igihe twagize abatekinisiye ku buryo burijwi biba rifite byibura abatekinisiye 2 byarabaye. Kava tenor 2, base 2, alto 2, soprano 2, ku buryo iyi repetition imwe ku cyumweru yabaga iduhagije. N'indirimbo enye twagomba kuziga, kuko ukigisha undi akagusimbura, yaba umutekinisiye ntananirwe, kandi noneho dufite n'abaririmbyi bafata vuba, reka mbivuge gutyo ntago bigorana cyane. Ubwo rero abo batekinisiye icyo gihe nibo bavuze bati rero turabona turi ku rwego byibura rwiza, reka dushireho gahunda yo kuba twashira indirimbo
tukakora video buriya dufite n'urubuga rwa channel rwa YouTube. Yego. Ntabwo YouTube izabaho gusa nta kintu kijyaho, kandi ibizajyaho ni ibyacu twakoze, ntabwo tuzashyiraho iby'abandi. Ubwo buriya komite twasimbuye niyo yari yabishyize muri plan, action plan. Buriya tugira iyo umwaka urangiye turavuga ngo uyu mwaka tuzakora iki. Yego. Icyo gikorwa rero cyagendaga kimuka. Ubwo turabaha tuti nibura, ariko njye nkimara kuba umuyobozi ntabwo nahise mbishyira mu bikorwa, kuko urabona bino channel hari igihe kigera ikavuga ati byibura ishobora kunyinziriza cyane amafaranga. Ubwo byasabye ko tugenda dushyira utuntu dutandukanye kugira ngo tubone followers. None nidushora mu ndirimbo byibura tuzayishyire kuri YouTube. Nari nkiri kukubaza ku bijyanye nuko mwubatse urubuga rwa YouTube, aba followers ubona bigenda biza, ubona hari imbaraga runaka mushyiramo kugira ngo baze, wenda mu buryo bwo kugira ngo mutegurire ibihangano uyu munsi wa none mwamaje kuba mushyira muri studio bikiri gutunganywa. No kuvuga ngo ntibyandari nkubwira nti urubuga rwa YouTube twashinze twagomba kurubyaza umusaruro, ariko twe dukoze ibintu bitworoheye. Tugakoresha amatelefone cyangwa se tugaseba nk'umuntu ufite kamera, dufatire kara ka video tukadufatira none tukabyaplodingaho. Ku buryo twavuze nti none ubwo tumaze kugira aba followers barenga 2,000, reka no dushaka uburyo cyane twabyaza umusaruro. Twavuze tuti dufite abahimbyi babiri cyangwa se n'ayabanditse babiri. Yego. Baraza bazifite, ko twarabwira tuzagira iki gikorwa tuzakigeraho. Ubwo nabo nibwo ku ruhande bari kwandika bashyira hariya ntitunabimenye, kuko n'igihe twavuze tuti ubundi hari indirimbo tugira bati indirimbo zihari, bati mwashatse gukora indirimbo murazibura, bati turazifite. Nuko rero bazizanye, ejo twazanye indirimbo 6 ariko muri izo 6 ebyiri imwe niyo itari muri korali, nayo izindi zo niza korali. Urumva ko mwakoze akazi gakomeye cyane, ko twaravuze tuti bya byose kuva i Kigali kugera ino n'ibimodoka ejo bundi twareshyeye 220. Yego. Ejo bundi buri ndirimbo mwe ntabwo twaza indirimbo ngo tuza, buriya ejo bundi twaraje turaba tuti tugira imbaraga tutagira imbaraga turava hano ko mwakoze narahataga ngavuga ati mana twahagurutse irambura saa 9 zuzuye z'ijoro kwa kundi nyine abantu barafatira kuri arete imwe ugafatira na retesha enye twabafashe ko arabo twafashe twese ubundi imodoka yagurukiye mu Gasiza ni arete ya mbere, dufata nk'abantu nkabangaye tujya mu kuri arete yo mu nama ajya kuri paruwasi, dufata abandi tuza mu iguriro, dufata abandi wanyama tumufata Kadahenda. Ubundi ubwo byari maze kuba nka saa 9 n'igice duhita twanzika tuza. Siko mwananze no mu kazi mpaye ngana kizano mbona mwaparitse ndavuga nti emitwe yatambye tureme tuzazinduka saa moya tuzaba tukugezeho kugira ngo tuzabone ko dutakare, ko dore indirimbo 6 ni nyinshi, kandi ntago dushaka kuvuga ngo ejo twongere tugaruke, buce twongere tugatse ntago ubushobozi buhari. Ubwo turaba tuti digera nka saa 12. Yego. Hakiri indirimbo hari 3 zitarakorwa. Rumva nibwo bwa mbere hamwe mugifite ikizerera ko zikorwa, nibwo bwa mbere tuje muri studio. Wenda usibye bagenzi bacu nka 2 cyangwa 3 bari bafiteho nosiyo, ntago twe tuzi ngo umuntu baramusubirishamo mpaka aririmbye neza uko mwanditsi yabyanditse. Hari ukuntu abaririmbye bavuze ati ndabiyizi neza ndayizi, ariko yageze hariya ibi bindi n'igihe gutinya mikoro cyane, nibyo benshi nicyo kintu gituma kabona wapi ntago indirimbo iramuyobye, kandi yarasanzwe ayiza anazi no kuririmba neza, ariko bikanga. Ariko indirimbo ya mbere twayimazeho igihe kirekire cyane, abantu bagenda bamenyera ku buryo noneho byageze igihe gutinya mikoro muri kwihuta tayari mwihuse. Yego. Mwarasikuze rero zirarangira. Yego. Barabataje ngasangaye kuvuga ngo twasoje saa 4
saa yine z'ijoro nibwo twasoje, baba barahagurutse basubiye Rambura. Turita twikusanya nka saa yine n'igice turahaguruka turagenda ko irambura bagezeho saa 8, no bavuga ngo message ko bavuga ngo dushitse amahoro ya nyuma saa 8:40 mana we z'ijoro. bya bintu muri kubyumva kuntu biba bitoroshye. Rero hari abantu baba hari nk'amakorari aba aturuka kure, sibyo? Bakumva ko kuba baza hano kwa Emi gukora indirimbo wenda ari ikintu kidashoboka, ariko urugero rwiza ni mwebwe rwose. Abishize hamwe nta kibananira. Umunyarwanda yabivuze, ntago ari njyewe. Yego. Tufata tujya gufata ngo reka turebe abantu twajyana muri abantu 80 nakubwiye cyangwa se 61. Yego. Twaravuze byibura reka dufata abantu buzitagisize abantu 18. Yego. Tavuga ngo uyu yarashoboye, uyu yarashoboye, uyu yarashoboye. Hari n'ababuze umwanya buri abasigaye. Bitewe n'ibitoba tuti imodoka niba ari abantu bangaye kandi ubushobozi tubona bwagarukira ngaha aba nibasigare. Ariko abantu 18 tubanya turabatse reka tubajyane, noneho buri muntu aba afite role. Bura nta muntu twazi utari ufite role. Birumvikana. Bose agomba kugera kana akora byanga byakunda. Ubwo rero kubanga uturuka kure ugira gute, mufashe itsinda ritoya ryaza kandi rigakora igikorwa cy'abantu benshi. Yego. Bikarangira. Nibyo kandi abantu bose baza kuri video ho byo bose bazaba hari, bagomba kuba bahari. Kandi video si ngombwa ko baza hano, twe tuzabisangira aho ngaho. Yego. Tuzaba duhari pe. Yego. Nekeza ko rero ni ibintu byiza cyane. Ubona izi ndirimbo ari kizigiye kongera ku buzima bwa korali muri rusange. Urumva buriya nibyo nakubwiye, intego no kubyaza YouTube umusaruro, ariko ni no kugaragaza ubushobozi bwa korali. Ko buriya ni indirimbo muyihimbye, ko harimo indirimbo, hari nk'indirimbo yo kwinjira, harimo indirimbo ya Noheli. Izo ndirimbo zizafasha abantu. Ko buriya na mbere nuko nubwo twaje tukaziririmba nka korali, ariko twanabanje twaziha padiri mukuru kugira rebe ese indirimbo hari mbogamizi irimo. Uko buriya ntago twese tuba dufite ubushobozi kimwe, yaba mu myemerere cyangwa se kumenya ngo iri jambo rirakwiye mu buryo bujyanye no kwemera. Yego. Padiri arazireba, arazisuzuma. Ubwo rero wenda tuteganya nuko twazihana wenda nka muri diocese, hari ibitabo bya diocese by'indirimbo, none wenda bakabizishyiramo ku buryo n'abandi bazazikoresha ntizibizacu gusa. Ko ntago umuntu burya yahimbye indirimbo ntago nawe kuko nabo bahimbye baziduhaye ntago ari ubwo ntizizabo. Ubu nizacu nkakora. Ubwo rero nituzigiza mu gitabo, ubwo zizaba n'abandi izabandi. Nabo bazaza bemererwe kuziririmba cyane rwose. Uwumva yayikunda, ubu ati indirimbo numva ifashije yayiririmba nta kibazo. Ko buriya harimo nk'indirimbo yo gusaba imbabazi n'iki, harimo ingeri nyinshi. Rero umuntu ashobora gufashwa n'imwe cyangwa n'indi ku buryo ntabwo twavuga ngo izo ndirimbo ni izacu gusa ngo nta muntu wazikora hoya. None se abantu bavuga nabi umuziki gaturika, bari kuvuga ngo umuziki gaturika wasigaye inyuma, aya nini bakitwaza bati abakatolike ntibarasirimuka mu bijyanye no gukora umuziki, sibyo? Bakavuga bati abakatolike ntibazi kuririmba, baririmba injyana imwe, ati kandi injyana imwe ntabwo izakundwa hano hanze niba nayishyira hanze. Inagiye nkora ibiganiro byinshi n'abantu nk'abo ngabo. Ubona iki ni ubuhe butumwa bampera aba bantu kugira ngo bumve ko Catholic nayo ishoboye kuri music? Buriya wenda hari kuba Catholic ifite umwihariko wayo, ku buryo ibyo usanze mu Rwanda uzabisanga ni Roma, ukabisanga ni muri Tanzania, ukabona ukavuga uti aba ndabonye n'abakatolike, ntube wabitiranya n'abandi bantu. Uwo mwimerero wa Catholic rero ntago abantu wenda ntago bawumva kimwe, ariko buri umuziki kugeza ku izi saha waravuguruwe. Ubona ko hari indirimbo nyinshi bagiye basubiramo z'abahanzi ba kera, babihuza n'ubuzima bwa buri munsi bw'umuziki bwa none. Kandi ubona ko nkatwe tuba tugenda ahantu henshi, usanga nk'indirimbo nka Sinogena nashimye, ugasanga nk'umupenda rifite kuri flash aranakumva anaragakunda cyane. Hariho n'izindi nakuri yabona bahanze baba bishyize hamwe bakaririmba indirimbo z'Gatolika, abantu bikagera igihe ukabona ko barakunda. Iyo mivugurire rero igenda ishyiramo n'abo bandi bashidikanyaga, bakuvuga ngo umuziki ngo indirimbo za Katolika ngo ntago
ntago zibafasha, ntago zigira gute. Ntekereza ko uyu munsi wenda abo bantu niba warahuye n'izo ndirimbo cyangwa se ari uburyo wazumbisha hano, ntekereza ko uyu munsi bakagombye kuba barisubiyeho batakivuga ngo indirimbo za Katolika ngo zirakonje cyangwa gize gute. Ariko buriya mu Katolika nuwo mwimerere wiwe, ziramufasha, ziradufasha turi nk'abakatolike, uko zituje, uko zigenda, uko nguko zidukora ku mutima. Ariko nizo zivugure nyine zijyana n'igihe turimo, z'urubyiruko. Buriya ni na byiza kubona ko nk'urubyiruko rwibonamo cyane mu izi ndirimbo. N'abo bandi rero nabo ntekereza ko uyu munsi batakivuga uko nguko. Ariko hari n'abavuga bati ariko Katolike ntago nibaza impamvu uba ufite mu mutwe hatekereza, sibyo? Nawe ushobora gutekereza igihangano ukacyandika ukakijyana no ku isoko kigakorwa. Mwe kugasanga umubare wiganje nabaza gusubiramo indirimbo zanditswe n'abandi. Aho benshi bakavuga bati abakatolike bashobora kuba nta muhamagaro w'inganzo kubijyanye no kuvuga no gutanga ubutumwa mu ndirimbo bafite. Ahubwo buri indirimbo Katolika niho nakubwiye ni ifite umwimerere wawe udasanzwe. Yego. No kuvuga ngo uyu munsi ushobora kubyuka mu yandi matorero, ushobora kubyuka ugahita uhimba indirimbo. Yego. Ariko muri Katolika bisaba kuvuga ngo iyi ndirimbo ndayandika, sibyo? Nimara kunyandika ijye ku manota, sibyo? Kandi ntago amanota muri Katolika ntago twese tuyazi kimwe. Yego. Hari abayazi avuga ko niba yumvise ijwi ry'indirimbo agahita yishyira ku manota. Rero icyo kintu cy'amanota nicyo navuga gisa nkaho kizitira abantu. N'abantu kuri guhanga kugira gute ni ibintu byoroshye cyane. Abahanzi banarahari, ariko kwa kuyashyira ku manota ugasanga ari abantu kibazo gikomeye. Ugasanga ari abantu biri ntago buriya indirimbo iri ku manota uwari wese arayiririmba. Iyo twaba tuti izi ndirimbo tuzazishyira mu bitabo, abandi kandi baziririmbe nk'uko zigize mwaziririmba, twaziririmba, amanota yazabahari. N'iryo banga nta kindi gituma ibintu bavuga ngo wenda Bakatolika niba kindirimbo hanze nibagira gute. Nicyo ngicyo. Yego. Naho abahanzi muri Katolika barahari ni benshi cyane. Yego. Dusoza ikiganiro ndagira ngo nka perezida uhagarariye korali muri rusange utanga ubutumwa kuri korali uhagarariye, cyangwa se niba hari abo ushimire ku gikorwa mwakoze, niba koko kandi hari n'ikindi kintu wavuga kuri iki gikorwa mwakoze gikomeye, uyu ni wo mwanya nguhaye, ndetse ubonero no kubabwira YouTube bizacaho n'izindi mbuga niba zihari mwaba mukoresha. Murakoze. Buriya dufite korali nziza, kuko abaririmbyi tuvuga ngo tuzajya mu iki gikorwa, hari abo wabonaga bari kubati ntago bishoboka, biragoye, bigize gute. Nabani nk'umuyobozi ibyo mu biturekere, izo mbogamizi zizagenda. Buriya ikintu cya mbere ni ugufata icyemezo. Niryo somo nkuye mu iki gikorwa twakoze. Ugafata icyemezo, hakagira abakuvuga bati koko niko, ariko hajyana abandi bati biragoye, biragize gute. Ibyo byarabaye. Ariko ndashima abaririmbyi bakora robombereje ko bumvise intego twari dufite, umurongo twari dufite, uyu munsi twaba twarawushyize mu bikorwa. Buriya barababonye ntago bose bafite ubushobozi bwo kuba batwitegera bakagera hano. Ariko abasigaye, abaririmbyi basigaye baravuga bati nubwo ntagiye, shizeho ibihumbi 10, shizeho 20, shizeho ibihumbi 5, shizeho 1000, turavuga tuti umusanzu wabo wabaye uwo nguwo. Kandi twarabashimiye, n'ubu turabashimira, njye nk'umuyobozi wa korali ndabibashimira. Hari amazina atandukanye, ariko abaririmbyi batutazanye hano muri studio basigaye ko bati reka dushyireho umusanzu wabo, kandi bakawukora bibaturutse ku mutima. Nta kuva ari ukuntu uvuga ati perezida ubwo natabona izina ryanjye ntago, oya, babikoze ku mutima wabo. Izampunye twavuze zo kubanga mbitike y'imodoka izava he izagera gute, tubona birakunze. Noneho tugeze hano ubona abantu, noneho tutangira neza, ariko bigera igihe abantu barananirwa, bararambarara hasi, narabibonye ndavuga ni noneho biranze. Turabate rero none ko tunaniwe, ese tutahe tuzagarukeje? Bati oya, bata amafaranga twataze, bati nagire. Mbona ako kantu kagatuma bagarura agatege. Uryamye umwanya we wagera akabyuka ni bakwe,
akavuga ati ni twagiye yamara gusoza igikorwa akongera akaruhuka gakeya ku buryo rwose izo saha za saa yine twarinze tugeraho nta muntu ukivuga ati narambiwe akinuba oya ntawe intege nke zari zirimo yego nk'umubiri cyangwa nk'abantu ariko wabonaga rwose nta kibazo bavuga bati mpaka tuve hano tuzisoje tuve hano tuzirangije tumenya ngo ikivi cy'uyu munsi kirarangiye. Bariya gusenga ni byiza, gusenga bituma ukora ikintu ufite icyizere, yego, nta gushidikanya. Nyagasani yaradufashije, urugendo rwacu ko twaruteguye rurangira neza, yego, kugeza ku izi saha nta mbogamizi nimwe dufite kuri kiriya gikorwa twakoze. Indirimbo 6 nta matike twabuze, nta mibereho twabuze, rwose byagenze neza. Muri twe twaje kuririmba n'abandi basigaye twashyize hamwe, kandi ubundi ni nayo ntego yacu. Yego, buriya muri korali tuba turabavandimwe, apari yuko dukora gisirikare. Yego, niba utitabira repetition kugutunga urutoki ni ibintu byoroshye kuri njyewe, cyangwa se undi wansigariyeho koza ku cyo wakerewe, ntago twita ngo urinde, kuko buriya nakubye ko turimo ingeri nyinshi. Dufite abayobozi b'amashuri, dufite abacamanza, dufite abaganga, dufite harimo ingeri nyinshi. Ku cyo wakerewe akumva ko ari inshingano, kandi akagusubiza n'umutima mwiza. Rero uko gushyira hamwe muri korali ni ikintu mbashimiye, ni ikintu mbashishikariza ngo bakomerezaho, kuko nicyo kizatuma tugera ku ntego twiyemeje. Cano rero, cano ni korali Robomberger Rambura. Korali Robomberger Rambura, yego. Abantu rero kugira ngo ikorali muze kuyifasha, hari uburyo bwiza njya mbikoramo. Murajya munsi y'iki kiganiro aho bashyiramo comment, muraza gusangamo link ya korali, sibyo? Iyo link buri muntu wese, abantu basaga 230 bikurikirana Emi Pro Media, mwese turifuza ko musapotinga korali. Mugende mukande subscribe, mwicare murebe ibikorwa babaha, mutegereze izi ndirimbo bajya kuzikorera amashusho. Mu minsi iraza muratangira kujya muzibona, kandi nizeye nashidikanya ko murabikora. Dukurikirwa n'abantu benshi. Yego, ndabizeye Emi Pro afite izina yararyanditse, ntacyo atakoze. Buriya biri no mu bintu byatumye tuza ku byabi byose. Hari abandi tuzi, yego, harangiye kubavuga mu mazina ariko yego, nta abandi tuzi, ariko twarazatirika Emi Pro harahageze. Buriya Emi Pro nubwo wenda twaje hano ngewe ntago ari bwa mbere mubonye. Yego, Emi Pro yigeze kuzirambura. Hari umupadiri wahawe padiri Didier, yari hawe padiri, ntabwo nzi ahantu bari baziranye, niwe waje gucuranga mu Emi buriya niwe wacuranze mu muganuro wa padiri Didier. Yego, ubwo rero akijya mu uyu mwuga naramukurikiraga nk'umuntu twicaranye gutya twicaranye, kuko icyo gihe urumva kubacuranze inanga yacu niyo yakoresheje, narindi hafi cyane na sonorisation. Hari byinshi byatutse muri korali twakoresheje, narindi hafi ye. Rero nawe yarambonye, ariko wasanga atari bwo bwa mbere yambonye, ntabwo ari mbere, ariko njye nari nsanzwe muzi. Ariko biturutse aho ngaho icyo gihe yazaga Rambura aje gucuranga misa ya padiri Didier. Ubwo rero tabatya byose reka ariho dukorera, yego, kw'iryo zina rye n'iki, nk'abantu bahakura umugisha. Muri kubyumva bahakura umugisha, kandi abizi neza murabikora. Bari buze kubikora, barabikora ko nta zindi mbuga. Nk'ejo bundi nabwo tuza twahahuriye na Rwabigwi, twarahuriye nawe, aravuga ati ndi kumva muzi kuririmba neza, ati mbemereye umusada. Ubwo nawe ntago nyakubahwa bareba ijisho ryiza, bakugirireho umugisha. Ndabizi neza ko biri buze kuba bikunda. Perezida, ubu navuga ngo wakoze n'ukuri. Nakoze, ariko namwe mwakoze. Ndashimira studio za Emi Pro, mwatwakiriye neza, mwaduhaye karibu, mwatwisanzuye, nta birantega twasanze hano. Yaba kuva icyo gihe ejo bundi kwa mbere twazaga hano gukora audio,
ntago mwaturambiwe yego tugana ku ruhande turambirwa tugira gute, mwebwe ntago mugeze mucika intege. Yego. Rero turabashimira cyane ko mwaduhaye karibu kandi turifuza gukorana kuko Yego. audio twarazirangije nibyo ariko turashaka gukora video Nka vuba video. ahangaha. yego Tuzayikorera irambura no hafi yaho ku buryo byibura tuvuga ngo umusaruro wacu nguyu, ubundi badukurikire badufollowinge cyane munabakunde subscribe yego badukunde. Ubundi ubutumwa bunyuze mu ndirimbo niyo ntego yacu, tukifasha ariko tugafasha n'abandi. Yego. Kurya ntawe utanga icyo adafite. yego Tugomba kwifasha twebwe ubwacu tukabona guhereza iby'abandi. yego Ubwo bumwe bwacu ko kuririmba tushyize hamwe niyo ntego yacu, kandi byose tuzabigeraho hamwe no gusenga Imana. arakoze cyane kandi natwe tumwemereye ko tuzaba duhari, tuzabasura ndetse tunabafashe buri kimwe cyose dukomeze gufatikanya. Murakoze rero abantu mwakurikiranye iki kiganiro, ni ikiganiro cyiza. Ujye muri comment uvuga icyo ushaka, wandikemo icyo ushaka kubwira perezida na korali, ndetse niba unamushaka nawe araba hari araza gusoma comment zihari. Icyo uri bukore nta kindi, urajyamo wandikemo ko wakira ikiganiro n'intama, ubutumwa n'ibindi bitandukanye ushobora kumufasha cyangwa se gutuma korali irushaho gukomeza gutera imbere muri rusange. Nge rero nitwa Iradukunda Kevin Junior, nge twabanye ariko mbabwiye ko nari kumwe na Sato Rwanda mu bikorwa bigiye bitandukanye, babafitiye service nyinshi zitandukanye zo kugira ngo ibinyabiziga byanyu bikomeze kugira ubudahangarwa bwiza. Urabageraho rero bakagufasha, nimero nazibabwiye, mubarebe babafashe murushaho kumera neza, ndetse mwabyumviye na service nziza zitangirwa muri Emi Pro Media. Ngaho mukomeze mugubwe neza. Nge Iradukunda Kevin Junior. Nuko